umukristo udasenga, a Christian who doesn't pray aba adafite umwuka, doesn't have breath. so nivuga ngo tugomba gusenga nka kuriya duhumeka. Reka rero mvuge ibanga ry'abarokore. Let me speak about the secret Ibanga ry'abarokore n'amasengesho. of the born again people is prayer. Amasengesho Prayers nukongera kugarukira Imana, is coming back to God. tukayibwira ngo twe ntidushoboye. Amasengesho akuraho impfu, That prayers take away death, amasengesho akuraho ubugome, take away wickedness. amasengesho atebutsa amasezerano. Amasengesho nta ni iki gituma buriya impamvu abantu benshi gusenga bibagora, ntabwo bazi gutinda ku kintu ngo bagisengereho. Ugisengereho data wa twese uri mu ijuru, ubitekerezeho, ubisengereho, wiyumve wabaye umwana w'Imana, wiyumve Imana ari so, izina ryawe ryubahwe. Ngaho nimumbwire ko amahoro atatangiye kubajomba. ngo ariko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha mukaba muriho ku Mana muri Kristo Yesu. Noneho ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa, ngo mwumvire ibyo irarikira, kandi ntimuhe ibyaha ingingo zanyu ku b'indwara zo gukiranirwa, ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuke, n'ingingo zanyu muzihe Imana ku b'indwara zo gukiranuka. Ibyaha ntibikabategeke, kuko mudatwarwa n'amategeko, ahubwo mutwarwa n'ubuntu. Amen. Ikintu kibabaje rero, abantu benshi bafite inyota ariko ntibashaka kuza aho ari. Hari ukuntu ibintu bya Yesu bifatwa nk'aho ari ibintu biciriritse, bisuzuguritse, bitubashwe, ibintu bijyemwo abantu batazi ubwenge cyane. Ikibabaje, hari abantu bagitekereza gutyo mu isi y'uyu munsi. Ntabwo ari byo. Kubaha Imana ntabwo biciriritse, nta nubwo ari ibintu by'abantu babuze ikindi bakora. Oya, ahubwo nibyo bintu. Ikaze rero nanone ku ijambo ry'umwimerere Jeremy Muhirwa. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku bitekerezo bimwe na bimwe binyuranye, impamvu abantu baterana amagambo, impamvu abantu bamwe baba bigunze, impamvu mbese abantu batari kuri nivo imwe, batumva ibintu kimwe, biterwa n'iki. Reka tubirebe. Namwe nibaza, hari n'igihe ukora ikintu umuntu akubwira ngo ntabwo ari cyo, akugisha impaka, noneho mugakomeza muterana amagambo ukabura gica. Ibyo bintu biterwa n'iki? Reka tubirebe rero. Tugiye kureba nivo z'ubwenge, nivo zo gukanguka, ububyutse, mbese uko Imana yashakaga ko tubimenya. Abamubwira nti ongera nanone wiyandikishe, nkomeje gushimira abantu bakomeje kwiyandikisha cyane, baze dusangire ukuri. Niyo nababwira ukuri, akaba ari bwo ntahira kubabwira ukuri gusa, byaba bimpagije. Ariko nibuje uzane mugenzi wawe, muze mwumve ukuri, ibintu mwabeshywe, mwahishwe. Mbivugira ko njya mvuga cyane ko nemera Bibiliya ko ari ijambo ry'Imana 100%, ntabwo nyihakana. Ariko icyo nzi cyo ni uko havuyemo ibitabo byinshi cyane, narabikweretse. Hari nka Apokalifa ibayivanyemo, yari hagati y'isezerano rya kera n'irishya. Hakabamo ibitabo bya Enoch, hakabamo amavanjiri ya Tomasi, n'ibindi bitabo byinshi abantu benshi bazi. Noneho ubwo bwenge bwose bagiye baduhisha, nibwo tugenda tugarura iyo tugenda twiga ibintu umunsi ku munsi, tukabibasangiza kugira namwe mubimenye. Impamvu rero ituma abantu batumva ibintu kimwe, batabona ibintu kimwe nk'uko bibonaho ku ruhande, reka tuziganire izo mpamvu, noneho turebe koko uko ibintu bimeze. Ndibaza neza nyuma y'iyi video uramenya uruhande uhagazemo naho uhagaze. Urabona hirya aho ngaho, izi ni nivo zikwereka uko abantu bahagaze bikurikije nyine imyumvire yabo. Hasi, kuva hasi kuri 20, abantu baba bibereye mu kimwaro, kwishinja, kutagira amarangamutima, mu gahinda, mu bwoba. Abo bantu bari hasi kuva kuri 20 kugeza ku 100 baba bibereye mu kimwaro, kwishinja, kutagira amarangamutima, mu gahinda cyangwa se mu bwoba. Urumva uri muri abo bantu wibereye aho hantu, nabyise abantu basanzwe bafite ibitekerezo biciriritse. Ariko ntabwo nabyise biciriritse, ni ukuvuga wenda ko bagizwe abaciriritse kubera ko batagize Imana cyangwa se
amahirwe yo kumenya ukuri. Urumva ntabwo ushobora wibereye muri abo bantu babaho ku bwoba, babaho mu gahinda, batagira amarangamutima, batagira mbese bahora mu kwishinja cyangwa se mu kimwaro. Nimba tuvuga wenda niyo abantu bakuvuze nabi ukagira ikimwaro, ukahora wihishe, ugahora uri ku bwoba, urumva ko imitekerereze yawe iri hasi cyane. Hano hanashyize umutuku. Hakurikiraho rero abari hano ku mukara, abari ku mukara nk'uko ubibonaho kuva ku 125 kugera kuri 150. Abo ngabo nabifuza bageraho kwifuza, twavuga ko ariho abantu baba bibereye mu isi. Kwifuza rimwe na rimwe bakagira umunabi, kwiyemera, ubwiyemezi, ariko wenda bakarangwa wenda no kugira ubushake none ibintu byakomera bakifata. Abo bantu bari mu bantu baba bibereye mu bintu by'isi, ya mitekerereze niho benshi birunzaho, abandi bari hano hirya hasi mu gahinda, mu bwoba no guhorana ikimwaro. Noneho abandi bari hejuru gato, bari mu isi, bafite ukwiyemera, bafite umunabi, bifuza n'ibintu by'isi. Iyo ibintu bikomeye barifata. Urumva niho bari, naho ngo bahagaze. Igitandukanye rero, igice gikurikiyeho kuva kuri 310 kugeza kuri 700 nuko abo bantu bamaze gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana no gushaka kw'Imana, barisobanukiwe abaribo. Abantu usanga bafite ubushake, bakemera guca bugufi, bakiga, batangira gutekereza, babaza ibibazo. Abantu barangwa n'urukundo n'ibyishimo, aribwo bagira amahoro kuri 600. Kandi naguhibuka ko nakubwiye amahoro shalom. Amahoro burya ntabwo amahoro gusanga amahoro ngo uratuje, no. Amahoro shalom bivuye mu Giheburayo ni ukuvuga ngo ni bwa busabane ugirana n'Imana mu mutima wawe, kubera ko ni bwa busabane ugirana n'Imana kubera ko umutima wawe wawujujemo ijambo ry'Imana. Rya jambo ry'Imana rikujyamo ku mutima, ukaryibikamo, ukarikoresha iteka ibyo ukora ibintu, ukibuka rya jambo ry'Imana, nawe ukavuga uti ese ndi mu nzira z'Imana cyangwa ndi mu nzira z'Imana. Ibyo nibyo bigufasha kujya muri iki gice cyo kuva muri 310 nk'uko ubibona ngaho kuzamuka ukajya kuri 600. Hano rero hari igice kirenze 700. Bivuga ngo ni hahandi kabisa waragize ububyutse, waramaze kumenya byibuze igice cyangwa agace kiyoza bwonko abantu bakorewe. Ibyo nyamvuga rero, niba warakorewe iyoza bwonko, nawe ikorera iyoza bwonko ukoresheje ijambo ry'Imana. Koresha ijambo ry'Imana kwikorera iyoza bwonko. Bivuze iki? Byaba bindi bakupakiyemo, ibyo bakubeshyemo, bipakururemo usoma ijambo ry'Imana, noneho rya jambo rirabyoza bivanemo, nibwo ugenda uzamuka ukagera kuri izi nivo zo kugira ubushake, zo gushaka kwiga, gutekereza, ukabaza, ukagira urukundo, ukagira ibyishimo, ukagira amahoro, noneho ukagira na bwa bumenyi wabeshywe nibwo ujya hejuru. Urumva rero umuntu ugeze no mu gihe cy'ibyishimo cyangwa yifitiye urukundo, umuntu ufite urukundo kujya kumuhuza n'umuntu uri mu gahinda cyangwa se mu kinyoma cyangwa se uri mu kimwaro, urumva ahantu ntabwo bizahurira. Umwe azarebera ibintu mu kimwaro, undi abirebere mu rukundo no gutekereza no kubaza n'ibyishimo n'amahoro, na ya myumvire yo ku rwego Imana dushakaho. Ntabwo iyo myumvire izahura n'umuntu ukiri hasi. Urumva ko ari ibintu bibiri bihabanye. Uyu munsi rero wareba aho uhagaze, ukisuzuma, ese uhorana ipfunwe n'ikimwaro, agahinda, ubwoba. Tekereza kuba wiyereho uba mu bwoba gusa. Uri hano hasi ku 100. Urumva rero kugira ngo uzagere kuri 700 cyangwa 1000 ni uko ushakisha ijambo ry'Imana ugashaka ukuri. Nk'ibi bintu nibyo tugomba kwiga. Nkavuga ni byibuze niba nguhaye isomo nk'iri ukarirebaho ukavuga uti hagaze he uyu munsi bimeze gute, ugatekereza ukareba koko nawe ugahuza, kuko byaze ukunze ubirabye ibintu uri buhuze n'ubuzima bwawe, uvuga uti cyane nitaje bahita umenya aho uhagaze, urebe icyo gukora kugira ngo ugende nawe uzamuka. Ibi rero akaba ari bimwe muri bike nzagenda mbasangiza kugira ngo turebe ko twagira ubumenyi, noneho tuze kuri ya kode imwe y'urukundo, yo kubahana, kode imwe y'ubumenyi, kode imwe y'ubutunzi, kode imwe yo gushaka Imana. Nuko nguko bigomba kumera, kuko urabona
ntabwo umuntu ashobora kuba ari kuri kode y'ikimwaro ngo azajye guhura n'umuntu ufite kode yo gushaka cyangwa se gutekereza cyangwa se urukundo. Urumva ko kugira ngo bihure ni bya bindi tuvuga ngo soma ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu abantu bavuga bati urasoma ijambo ry'Imana, biga ijambo ry'Imana birete birangira, ariko utazi nk'ibi ngibi kugira ngo urebe ko harimo ibi binyuranyo, urebe n'ukuntu noneho wabifunga ugenda wiga ijambo ry'Imana no ugamije kugera kuri nivu iri hejuru ugenda uzamuka, ntabwo bimenya. Nicyo abazungu bahisha abantu, twese turagumaho. Urabona ko benshi bibereye hano muri pride, ibintu by'isi, ukatunga ibintu by'isi ukumva ko wagezeyo umeze neza. Urabona ko uri average, uri hagati kuri iyi mbonerahamwe kabisa, uri hagati. Urabona ko wibereye hagati kugira ngo uzazamuke, ugire urukundo, ugire ibyishimo. Ni bya bindi ushobora kubona umuntu atunze afite ibintu byinshi cyane, ariko ukabona nta mitekerereze, nta rukundo, nta byishimo, nta mahoro afite. Urabibona? Nk'ibi ngibi utabizi, niyo mpamvu uhora wibaza uti kuriya muntu atunze bimeze gutya na gutya, ariko abantu bakabura bavuga bati nta rukundo agira, nta muneza agira, nta byishimo, nta mahoro. Ni ibi bitera, ni uko uwo muntu aba yibereye mu by'isi, noneho ntashaka kumenya ubundi bumenyi busumbuyeho bw'ijambo ry'Imana, kugira ngo rya jambo ry'Imana kwa kuri kumubohore, kumujyane noneho hejuru, agire imyumvire y'uko Imana ishaka. Ngayo nguko rero ibintu basangije, nawe mubisangize abandi, kandi ntakomeje gushimira abantu bakomeje kwiyandikisha cyane. Muze twiga ukuri, turebe ko byibuze twakongera kwikorera iyozabwonko dukoresheje ijambo ry'Imana. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.